Hello, mbahaye ikaze kuri Jose Official TV. Nanabashimira ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu cyane cyane abantu bakoze subscribe. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel ukore subscribe. Uyu munsi tugiye kuganira rero ku ndwara yitwa ise. Indwara y'ise ikunze gufata abantu benshi, bamwe bakayitindana abandi bakavuga ngo ntikira ngo irongera ikagaruka, ariko ngiye ngufitiye umuti ushobora kukuvura indwara y'ise ntiyongere kugaruka. Tugiye kurebera hamwe ikintu gitera ise, turebe uko wayirinda, tunarebe nuko wayivura ubaye wayanduye mu buryo bworoshye kandi bitakugoye. Indwara y'ise rero ni indwara ikunze gufata cyane cyane mu mugongo, mu gatuza. Ikiza bwa mbere ikunze gufata mu gatuza, mu mugongo, mu maso se, kunda, ku mubiri w'umuntu. Ariko mu by'ukuri ntago aba ari indwara ikomeye ku buryo byakuhangayikisha. Ni indwara ushobora kwivura ugakira. Ubundi ise ni iki? Ubundi agakoko gatera ise ni agakoko kari mu bwoko bw'imiyege cyangwa se funga. Ako gakoko gatera ise rero ni agakoko kabana n'umubiri w'umuntu, kaba kari ku ruhu, ariko iyo nta n'ikibazo kari bumuteze, nta kibazo gateza, ariko iyo kiyongereka kaba kenshi nibwo gashobora guteza ikibazo. Ubundi gashobora no kuba kakurinda n'indwara z'uruhu, ariko iyo kabaye kenshi mu mubiri cyangwa se ku ruhu gashobora guteza indwara y'ise. Ese ibimenyetso byakwereka ko urwaye ise ni ibihe? Ise irigaragaza, ariko iyo utarayirwara cyangwa se iyo utahareba nko mu mugongo utahabona, ikintu cya mbere kibikubwira utangira kwishimagura, ugatangira kumva utamerewe neza, ugatangira no kuzana ibintu bimeze nk'aho ari ikindi gihu kiyometseho. Iyo ukarabye rero ukakubisha icyogesho bigenda bisa nka gutya mubona kuri video, ariko indwara y'ise irabangama akenshi, niyo umuntu ayikubonanya agereranya ko ushobora kuba ufite umwanda. Tugiye kureba rero ibintu bishobora kuyitera. Indwara y'ise ishobora guterwa, nababwiye agakoko kayitera, ishobora guterwa no kubira icyuya cyane, kuba ahantu hashyushye ukabira ibyokere cyane, agakoko kakiyongera. Ishobora no guterwa n'ubudahangarwa buke bw'umubiri, nk'abantu banduye indwara zitandukanye harimo nka diyabete cyangwa se ku bwandu bwa virusi itera sida. Bishobora gutuma ubudahangarwa bw'umubiri wawe buba bukeya, bugatuma urwara ise. Ikindi kiyitera ni ukwandura. Ise irandura iyo wambaye umwenda w'umuntu wanduye ise, nawe ushobora kwandura. Si bivuze ko buri gihe uhita wandura, ariko ushobora kwandura, niko mvuze. Tugiye kureba rero uburyo ushobora kuyirinda, ukayirinda ntuzigere uyirwara. Icya mbere, kwirinda kwambarana imyenda n'abantu abo ari bo bose. Ugomba kwirinda kwambara imyenda ubonye iyo ari yo yose, ujye wiga kwambara imyenda yawe, kwambarana si byiza. Icya kabiri ni ukugira isuku nkeya. Gukaraba, wamara gukaraba ntiwihanagure neza ngo wiyumutse, bishobora gutuma warwara ise. Kubira ibyuya cyane imyenda wambaye ejo ukongera ukayisubiramo, kutagira isuku, kudasukura ibiryamirwa byawe, aho urara kutagira isuku, bishobora kugutera ise. Reka rero tudatinze turebere hamwe umuti wakoresha mu kwivura ise. Hari imiti y'ubwoko butandukanye ushobora gukoresha bikaba byagukiza ise igihe wayanduye. Bishobora no kuba byagufasha. Umuti wa mbere ni ukujya muri farumasi. Hari imiti iba muri farumasi baguha iyo wamaze kwandura ise, ukajya ubimeshesha, biba bimeze nyine ushyira mu mazi ukamesa, cyangwa se ukanayikaraba. Hari n'ibinini batanga byo kunywa, ushobora kubinywa ngo ukwezi. Nigeze kubona umuntu wabinyweye ukwezi, birahenda. Ari nayo mpamvu ngiye kubereka umuti udahenze ushobora gukoresha utiriwe ujya kugura ibyo binini bihenze. Umuti w'ise. Umuti wa mbere ushobora gukoresha ni igikakarubamba. Igikakarubamba uragifata ukagisatura, kiba gifitemo amazi mo imbere, amazi yayo aba akweduka anasharira. Urayafata ukayashyira ku ntoki zawe, ubundi ukayisiga. Ufata igikakarubamba ugafata amazi yacyo ukayashyira ku ntoki ukisiga umubiri wose aho urwaye,
nimba ari mu mugongo usiga hose nyine, ubundi warangiza ukabirazaho ukazabikaraba mu gitondo. Byaba byiza ubanze gufata dushe ugakaraba neza ukiyumutsa ukisiga igikakarubamba, hanyuma ukaryama ukazagikuraho bukeye, ariko ugahita ukaraba intoki kuko kirasharira. Undi muti wakwifashisha ni umunyu w'ibuye cyangwa se gikukuru, nta muntu utawiwuzi kandi urahendutse. Ushobora kuwinika mu mazi makeya, wamara kwinika neza umunyu ugashonga, wamara gushonga ukawisiga ku ruhu ukarindira bikakumiraho. Nabyo ushobora kubiraza ku ruhu ukazabikaraba mu gitondo. Ushobora no kuwisiga gusa biba umweru, ntabwo ubyisiga uri bujye ahantu. Noneho warangiza ukaza gukaraba ukisiga amavuta yawe kugeza igihe cyose uzabona bikize. Iyo bikize urarekera. Umuti wa gatatu ushobora gukoresha ni ibikoro. Ibikoro murabizi ariko biragoye kubona, ntabwo bikunze kuboneka. Amababi yabyo rero abantu bahinga, urabifata ugafata amababi y'ibikoro ukayavuguta ukisiga, ubundi ukareka bikakumiraho, ubundi ukaza gukaraba. Ariko igikoro kiraryana kandi biragoye, ntushobora kutakibona vuba byoroshye. Niyo mpamvu ushobora no gukoresha n'undi muti wa kane ari wo umuravumba. Nawe ushobora kuwukoresha nko mu buryo wakoresha iki gikoro ukawikuba ku mubiri aharwaye, ubundi ukareka bikakumiraho ukaza gukaraba. Ushobora kubimazaho nk'amasaha 2. Ushobora no kubira, ariko ibi ngibi igikoro na ntuza n'umuravumba byo biraryana. Sinzi nimba ushobora kubirarana ngo bigeze mu gitondo. Byaba byiza ubimajeho nk'amasaha 2 ugahita ukaraba. Iyi niyo miti rero ushobora gukoresha, tutibagiwe ko hari imiti ya kizungu cyangwa se kwa muganga cyangwa muri farumasi. Ushobora kugenda ukivuza bakayiguha. Nujya kwivuza bazayiguha banakubwire uburyo uyikoresha, ariko wabanza ukagerageza ibingibi bya kinyarwanda niba ufite umwanya kandi bitakugoye kandi uhangayikishijwe n'uburwayi bwawe. Nizere ko rero muzabikora, ntabwo ari ibintu biba bigoye, ni ibintu biba byoroshye. Tugiye kureba rero uburyo ushobora kwirinda indwara, uzirinde ibyo nakubwiye. Urya indyo yuzuye, n'indwara ziterwa n'imirire mibi zishobora kugutera uburwayi bw'ise. Wite ku mirire yawe, wirinde kwambarana, ugire isuku, umese ibiryamirwa byawe. Nimba uryama ku buriri ugerageze kumesa amashuka cyangwa ibiringiti wiyorosa kenshi, ugerageze gukaraba. Ntugakarabe ngo uyu munsi wambare umwenda wakuyemo kandi uzi ko wamaze gukaraba. Ibyo bigukurura indwara nk'iyi ngiyi se gusubiramo imyenda kenshi. Biba byiza iyo umeshe umwenda wari wambaye ukazongera ukambara undi, ukagira isuku ku buzima bwawe, bizagufasha. Ariko mu gihe byanze ushobora gukoresha iyi miti nkubwiye. Hanyuma rero nimba iyi video ikunejeje, ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze like, udakoze na comment. Hanyuma mumbwire video mwifuza ko nzabakorera ubutaha, mumbwire ibintu mwumva ko nabakoreraho ubutaha. Channel yacu ni channel ivuga ibintu bijyanye n'iby'ubuzima muri rusange, kwita ku mirire yacu ndetse no kwita ku buzima bwacu dukoresheje ibimera n'ibiribwa biri naturel bisanzwe dusanzwe dufite mu buzima bwacu. Hanyuma mureba aho hasi handitse Jose Official TV, mwinjiremo mukandeho mureba amavideo menshi nagiye nkora kugira ngo mugende muyareba. Nimwumva muyakunze mukore like, hanyuma mukore comment, mukore na share, mwohereza abantu muziranye aya mavideo. Naho ubutaha mugira ibihe byiza.